gutangaza itangazo aha ngaha ni muri Eliminati Rwanda, tubasha gutanga amafaranga dukurikije webwe ubwawe amafaranga ukeneye, tukakwaka akantu k'agaciro gatoya. Genda harusaza kibigofero bibi ugarutse kunesha umutwe. Ntabwo rero nagusobanuriye cyagihe, sinari nagusobanuriye icyo nshinzwe hano. Ko agaruye ntabwo nabikoze, ariko nabonye hari inshuti yanjye mfite yitwa Feniyasi, nta kuntu twayitambamo ibitambo maze ubundi ukamaye ayo mafaranga miliyari 5. Amva mbese kandi uri ikigode tukamucamo umutwe duci uwo wawe. Oya wanjye se ubura kumva byakuze. Zana uwa nyoko. Oya twatanga uwo nguwo maze ubundi tukabona ko twagiye amafaranga. Aya mafaranga se ugira ngo ni ugupfa kuyabona sha? Hari ibisabwa. Ibisabwa se ni ibi? Naragusobanuriye ariko ngo indobo 5 zuzuye amaraso. Ayo ni menshi. Sinakurangiye ahantu wakora agasere. Oya ntabwo se urukumva we wajya kwica umubyeyi. Ubwo rero nyine uzapfa uri umutindi. Si wowe wagushize muri ubwo bukene, si wowe wabugushizemo. Kunyereye amafaranga se we na miliyoni zingahe najya nifatira n'ibikobwa nkabirongora. Noneho ugeze muri miliyari. Noneho se ubwo ibitambo twakwaka wabibona? Ibitambo se? Cyangwa ubundi reka tureka kukugora. Hano tugiye kuguha miliyari uduhe ukuboko kwawe kumwe. Uku nguku se? Mukate? Oya uzaryama ubyuke kwavuyeho ntabwo bizavuga. Humura ntabwo uzababara. Nimba aricyo kibazo wari ufite. Ngo reka nyabone kugize ubwoba se. Ibi bintu biteye ubwoba si ukukubeshya. Ubwo nta mafaranga ushaka. Nzagaruka tubiganireho nta kibazo. Uzabaze na wa mukiro uba ruguru iwanyu mu etaje twarayamuhaye sha. Wa wundi? Wa wundi witwa kumenaho imyanda. Uriya nawe wamwiyemeraho. Nzagaruka reka nzazana ibikombe 2 by'amaraso. Sawa uzagaruke bitarenze iminsi 2. Sawa.